uyu muntu ujye umenya neza yuko Imana yamuguhitiyemo kugira ngo akubere umutware cyangwa se akubere umudamu. Ibyo bimenyetso Imana ikunze kubyerekana mu rukundo rw'abasore n'abakobwa cyangwa se bw'abantu bakundana kugira ngo babashe gusobanukirwa batazagwa mu ruzi barwita ikiziba. Kuko umugore mwiza nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana atangwa n'Uwiteka, n'umugabo mwiza agatangwa n'Uwiteka. Rero nshuti yanjye, amahitamo ni ikintu gikomeye kibasha gutuma umuntu abaho ubuzima bwe bwose. Iyo uhisemo nabi ubaho ubuzima bwawe bwose wicuza, ariko wahitamo neza ukabasha kubaho ubuzima bwawe bwose ufite ibyishimo. Genzura neza rero urebe Yesu nashimwe bene data, nizere ko mumeze neza, nizere yuko muri amahoro. Birashoboka yuko nawe uri mu rukundo kano kanya, ariko umuntu muri ko mu rukundo ukaba urimo ufite gushidikanya wibaza cyese uyu muntu nubwo turimo dukundana azambere umutware cyangwa se azambere umufasha. Ukabibura igisubizo muri wowe. Urukundo ni ikibaya kirekire, nta muntu n'umwe yagize ukirenza amaso, nta marangamutima afata buri umwe wese hatavuyemo n'umwe. Umukuru ndetse n'umutoya abasha kumufata akamuganza akamurusha imbaraga, akamwerekezaho urwo rukundo rwibereye rwashinze ibirindiro ndetse n'ingando, hanyuma n'urwo rugakora akazi karwo rukamwereka inzira y'ukuri kandi inogeye umutima wiwe. Urukundo rwatangiriye mu ijuru ubwo Imana yatangaga umwana wayo, kuko yari ikunze abari mu isi cyane, ikabona yuko ikwiriye kubahereza umwana wayo w'ikinege gikunda cyane kugira ngo icungure abo yaremye. Bityo rero urukundo ni rwogere, aba ari rwo rufata vora rutwara iyi si ndetse n'abayituye. Uyobowe n'urukundo ntabwo ayoba. Iyi video nje kubwira ibimenyetso 11 Imana ikwereka mu rukundo rwanyu. Imana ikwereka ko uwo muri kumwe mukundana, ukamenya neza yuko uwo muntu ari we muzabana, ari we uzakubera umutware, ari we uzakubera umudamu, ari we uzaba umugisha wawe. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira ni Imana ibikwerekera mu rukundo, ukabimenya yuko uwo muntu utari mutakaza igihe kuri we. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira ni Imana ibikwereka kugira ngo usobanukirwe, umenye neza uwo muntu muri kumwe, kandi umenye ko uwo muntu Imana ibafiteho intego ikomeye yo kububakira urugo rw'umugisha, urugo rw'amahoro n'umutekano n'umudendezo kandi rwubaha Imana. Imana rero ibahereza umugisha. Nkuko mubizi nta kutatubasha gutinda, mureke turebere hamwe ibi bimenyetso 9 Imana ikwereka mu rukundo rwanyu, ukamenya neza yuko uyu muntu ari we Imana yaguhitiyemo. Mbere yuko dutangira rero, kanda subscribe, ufungure n'inzogera, wibuke kurayikinga iyi video, bidufasha kugira ngo ishike ku bantu benshi nabo babasha gusobanukirwa, bamenye neza bino bintu. Iyi video yacu nuza kuyikunda, wandike muri comment tubwire ngo nayikunze, ndetse wandikemo n'ikindi kintu twakuvugiraho muri video y'ubutaha tuzakigarukeho mu yindi video tuzaza dukora ubutaha. Nge mugiye kubana kuri mikoro, nitwa Niyokwizerwa Eric, mbahaye ikaze. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru, irema n'isi, irimamo n'ibiyituye, ariko igeze ku munsi wa 4 iri mu muntu, imwita Adamu. Niko kumuryamishira musinziriza, imukuramo urubavu rumwe, iruremamo umugore cyangwa se umufasha. Bityo rero Adamu we byaramworoheye, kuko yarakangutse abona umugore imbere yiwe, aravuga uti uyu nakara ko mu mara yanjye, nakagufa ko magufa yanjye. Bityo rero twebwe biratugora cyane nka yino misi cyangwa se mwisi ya none kumenya neza umuntu tuzabana nawe bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Reka tuhere ku ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 18 umurongo wa 22. Haravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Iyo tuvuga yuko umugore mwiza, tuvuga no ku mugabo mwiza. Ubonye umugabo mwiza nawe aba abonye ikintu cyiza, akaba abonye umugisha cyangwa se ahawe umugisha uturutse ku Uwiteka. Bityo rero iyo ubashije kumenya umuntu muzabana, bibasha gutuma utuza kandi ukabaho udahangayitse. Ikimenyetso rero dusanga ku mwanya wa mbere ni ikimenyetso kivuga ngo ubwumvikane mu bitekerezo n'imico. Ahangaha ni hahandi usanga umukunzi wawe muganira neza kandi mukumvikana ku by'ingenzi mu buzima, nko kwizera Imana, indangagaciro, umuryango n'intego z'ahazaza. Niyo mwagira ibitekerezo bitandukanye byabasha kubaviramo no gushwana, mubasha kubiganiraho mukabibonamo umuti utarimo gushwana. Munyumve neza hano hantu,
iyo mubashije kugira ibitekerezo bitandukanye mubasha kubiganiraho mukabibonamo umuti utarimo gushwana ahubwo umuti urimo gukomeza urukundo. Nubona uyu muntu rero murimo mukundana gutya ukajya umubonaho kino kimenyetso cy'uko mwumvikana buri kimwe cyose mukaganira ku bintu by'ingenzi cyane harimo nko kwizera Imana, indangagaciro n'umuryango n'intego zazaza, uzamenye neza yuko uyu muntu yaturutse ku Mana. Imana yamwohereje kugira ngo akubere umutware, akubere umudamu. Shuti yanjye, nimba uyu muntu muri kumwe mu rukundo iyi ngingo nkubwiye cyangwa se kino kimenyetso cya mbere kitayobora urwo rukundo rwanyu, ugasanga muhora muryaryatana, ugasanga murimo muraganira ku biganiro ariko wazanamo iby'umuryango ugasanga abiteye ishoti, wazanamo ibiganiro byo kwizera Imana ugasanga biteye ishoti, mwazanamo indangagaciro ugasanga ziteye ishoti, n'intego z'ahazaza ntimuziganireho ukabona nta kintu na gito, ahubwo yumva ashaka yuko mwishimana gusa. Mwishimana ejo bizarangira. Menya neza yuko uru rukundo nta Mana irurimo, uru rukundo nta mugisha ururimo. Umenye ukuntu ugenda ndetse umenye ukuntu ufata icyemezo. Icyo ngicyo cyari ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri rero ni ikimenyetso kivuga ngo urukundo rufite ishingiro. Urukundo rufite ishingiro. Aha ni handi usanga urukundo rwanyu nturugengwa n'ibintu by'inyuma gusa, ubwiza, amafaranga cyangwa n'ibindi bigaragarira amaso, ahubwo rugendera ku ntego y'ukuri yo kubaka ubuzima bwanyu bw'ahazaza kandi bidatanya cyane cyangwa se bitagendera kure cyane yo kubaha Imana. Nanone mwembi mwumva mushaka gufashanya mu rugendo rw'ubuzima kandi mufatanya mu byiza no mu bigoye, ariko cyane cyane mwubaha Imana ari byo musize imbere. Rero nshuti yanjye, nimbe iki kimenyetso mvuze kiri mu rukundo rwanyu, menya neza yuko urukundo rwanyu Imana amaze kuruhereza umugisha, yuko uwo muntu muri kumwe azakubera umutware, azakubera umufasha, kuko Imana yamaze kuruhereza umugisha kera. Nkuko tubisanga mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice byaho 6 umurongo waho wa 6, aratubwira ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana iyo ufite kino kimenyetso urimo uyisize imbere mu rukundo, ukaba urimo ubona uyihereza agaciro muri urwo rukundo rwanyu, Imana iraza ikagendera muri wowe, Imana iraza igakorera muri wowe, ikazabasha kuguhereza n'ahazaza hawe heza cyangwa se urugo rwiza runogeye umuntu wese. Rero niba urukundo rwanyu rudashingiye kwa kino kimenyetso cya kabiri mvuze cyangwa se ingingo ya kabiri mvuze, urukundo rwanyu rukaba rurimo rugengwa n'amafaranga, rukaba rurimo rugengwa n'ubwiza, rukaba rurimo rugendwa n'ibindi bintu byose bigaragarira amaso inyuma, menya yuko runo rukundo rwanyu 50% Imana itorimo rwose. Ikimenyetso cya gatatu rero kigaragaza yuko urwo rukundo rwanyu Imana yaruhaye umugisha kandi rubayemo, ni ikimenyetso kivuga ngo gusangira ukwizera n'indangagaciro. Ahangaha ni handi usanga mwembe mufite ukwizera, gushimangira icyerekezo cyanyu nko kwizera Imana, gusengera hamwe no gufashanya gukura mu by'umwuka. Ntashaka kugukura mu nzira y'ubuzima bwawe bwo kwizera, ahubwo akurusha imbaraga zo gukomeza gukunda Imana akanabikwereka. Ntashaka kugukura mu nzira yo kwizera cyangwa se ubuzima bwawe bwo kwizera, ahubwo akurusha imbaraga, akarusha no kukwereka yuko akunze Imana kukurusha, bitewe nuko abashaka ko urukundo rwanyu rukomeza mu nzira y'ukuri kandi iyobowe n'Uwiteka. Shuti yanjye, burya urukundo Imana ibayemo cyangwa se urukundo Imana ifiteho umugambi wo kugira ngo izageze aheza kandi hanogeye imitima yanyu, uzasanga runo rukundo rufite ikintu gishimangira uwo mubano wanyu, iyo relationship yanyu. Urugero nko kwizera Imana, ugasanga nibyo bishimangira cyangwa se bigenga urukundo rwanyu, cyangwa se gusengera hamwe, cyangwa se gufashanya mu gukura mu by'umwuka. Uru rukundo rero rumeze gutya, burya Imana ibirubayemo, kandi iki ni ikimenyetso simusiga. Iyo umubonaho uwo muntu icyo kintu ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko uyu muntu Imana yamuguhitiyemo kugira ngo azakubere umutware cyangwa se azakubere umudamu. Nimba urukundo rwawe rudafite iki kintu, nimba urukundo rwanyu rudafite iki kintu gishimangira umubano wanyu, menya neza yuko runo rukundo 50% Imana itarurimo. Umenye ukuntu ugenda uhindura icyerekezo.
nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 14 umurongo waho wa mbere, haratubwira ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa we ubwe ararusenya. Iyo tuvuga umugore w'umutima twumva n'umugabo w'umutima yuko nawe yubaka urugo ariko umupfapfa akarusenya. Rero iyo mu rukundo rwanyu mufite ikintu ku ruhande gishimangira urukundo rwanyu, cyangwa se ishingiro ry'urukundo rwanyu, icyo kintu kikaba nko gusenga, kikaba nko kwizera Imana, kikaba nko gufashanya gukura mu buryo bw'umwuka, icyo kintu burya cyangwa se uwo mubano Imana iwitaho ndetse cyane. Kandi uwo mubano Imana iba urimo uwo muntu, iyo umubona ibyo bimenyetso umenya neza yuko uyu muntu azakubera umudamu cyangwa se akakubera umutware. Urwo ni rwo rukundo Imana ibayemo kano kanya. Icyo yari ikimenyetso cya gatatu. Ku mwanya wa kane turasanga ikimenyetso kivuga ngo umutekano w'amarangamutima. Muri relationship yanyu ni hahandi wumva umerewe neza kandi utekanye iyo muri kumwe, nta gushikeka cyangwa ngo ushidikanya ku rukundo rwe. Nta marangamutima ari mu gitutu, uburiganya cyangwa se guhindagurika bituma wumva utishimye mu mubano. Burya nshuti yanjye, nubwo abantu dutekereza tukavuga uti ngo ubwo bataduhanuriye cyangwa se ngo turote tumenye neza yuko cyangwa ngo tubone ikimenyetso gikomeye cyane kitwereka yuko uwo muntu turi kumwe ari we tuzabana. Burya nshuti yanjye, Imana ibasha gukorana n'amarangamutima y'abantu bari mu rukundo. Ibasha gukorana n'umutima w'umuntu uri mu rukundo n'undi, ikabasha kumwereka nubwo atafite iyo mpano yo kwerekwa cyangwa ngo afite iyo mpano yo kumva ijwi ryayo, ariko ikabasha gukorana n'umutima wiwe kugira ngo imwereke yuko uwo muntu bari kumwe ari we yamuhitiyemo. Ikoresha ibimenyetso bigiye bitandukanye. Umuntu nimba muri kumwe mu rukundo ugasanga arimo gushyiraho igitutu, ugasanga urukundo rwanyu rurangwa n'uburiganya cyangwa se uburyarya, ugasanga harimo guhindagurika bwa hato na hatoya, ugasanga harimo umubano utishimiye, ese urumva urwo rukundo rwanyu Imana yurimo, nubwo udafite iyo mpano yo kwerekwa, nubwo ufite iyo mpano yo kumva ijwi, menya neza yuko Imana yakoranye n'amarangamutima yawe. Nimba utishimiye uwo mubano, menya neza yuko urwo rukundo 50% Imana itarurimo. Icyo yari ikimenyetso cya kane. Reka tujya ku kimenyetso cya gatanu. Ikimenyetso cya gatanu kiravuga kiti kwemera ko atari uzira amakemwa. Ahangaha ni handi usanga mu rukundo rwanyu, nubwo ashobora kugira intege nkeya cyangwa amakosa, wumva ushobora kumwakira nk'uko ari kandi ukamufasha gukura. Muganira ku bibazo mwagize, mukabishakira ibisubizo, aho gucana intege cyangwa se kujijinganya cyangwa gushwana kwa hato na hatoya. Uyu muntu muri kumwe mu rukundo nubasha kugira amakosa cyangwa se kugira intege nkeya, yarangiza agata ko aguterana, ujye umenya neza yuko uyu muntu urukundo nubwo bimeze gutya, Imana nta kuntu iri kurwishimira. Nkunda kuvuga kwa kino kintu, Imana ikunze gukorana n'amarangamutima yacu, Imana ikunze gukorana n'umutima wacu, Imana ikunze gukorana n'ibyiyumviro byacu. Rero iyo ubona uyu muntu murimo mukunda gushwana kwa hato na hato, ariko ugasanga nta kuntu byoroshye kugira ngo atuze, ni ikimenyetso gikomeye kiri kukwereka yuko uyu muntu Imana itari kumwishimira. Ariko nubona yuko uyu muntu arimo kubabarira, akagufasha kugera ku nzira zawe, akagufasha gukura ndetse no kumenya usobanukirwe ku by'isi, ndetse no kumenya usobanukirwe n'iby'Imana, ukabasha kubona yuko ari kugufasha kugenda ukura ndetse akanakubabarira, ujye umenya neza yuko uru rukundo rwanyu Imana iri kubashushanyiriza yuko, cyangwa se Imana kugushushanyiriza yuko ahazaza hanyu hazaba ari heza cyane, kandi ahazaza hanyu akaba ari heza hanogeye umutima ndetse hanogeye n'amaso, urugo rwanyu rukazaba rumeze neza. Icyo yari ikimenyetso cya gatanu. Reka tujye ku kimenyetso cya gatandatu. Ikimenyetso cya gatandatu cyo kirakomeye cyane. Ni ikimenyetso kivuga ngo gukunda umuryango wawe no kuwubaha. Iyo akubahira umuryango wawe kandi akereka abandi bose ubwubahane, ni ikimenyetso cy'uko afite umutima mwiza, kandi Imana iri kugushushanyiriza yuko uwo muntu byange bikunde azakuviramo umudamu mwiza, cyangwa se akakuviramo umutware mwiza. Agera ku nshuti zawe n'umuryango wawe akabereka urugwiro, kandi nawe bigatuma wumva ko
akwiyeguriye, ujye umenya neza yuko uwo muntu Imana yamuguhitiyemo kugira ngo azakubere umutware cyangwa se akubere umudamu. Wishidikanya rero, komeza gusenga ndetse no kubaha Imana, dore Imana iri muri urwo rukundo rwanyu, iritegura kuzabagirira neza mu minsi iri imbere. Icyo yari ikimenyetso cya gatandatu. Reka tujye ku kimenyetso cya karindwi. Ikimenyetso cya karindwi kiratubwira ngo gutekereza ahazaza hamwe. Ahangaha ni handi usanga umukunzi wawe mukunda kuganira ku hazaza hanyu, mukabitekerezaho nk'abantu bashaka gufatanya urugendo rw'ubuzima. Ibitekerezo bye ku mibanire y'ubuzima bigaragaza ubushake bwo kubaka urugo rwiza rutembera amahoro cyangwa se rutemba amahoro. Burya nshuti yanjye, Imana ikunze gukorana natwe, igakorana n'ibitekerezo byacu, igakorana n'amarangamutima yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu bimenyetso Imana ikunze kwereka abantu bari muri relationship bitegura kuzabana cyangwa se barimo bafiyansanya, mu bimenyetso Imana ikunze ibereka yuko uwo muntu ari we yahisemo cyangwa se yasizeho akadomo, muzajya mukunda kuganira ku biganiro by'ahazaza hanyu mu bitekerezo cyane, nk'abantu bashaka gufatanya urugendo rw'ubuzima. Kandi ibitekerezo byiwe by'umusore cyangwa se umukobwa biba bifite ishingiro cyangwa se intangiriro rivuga ku buzima, bigaragaza ubushake bwo kubaka urugo rwiza rutemba amahoro. Rero nutangira kumva iki kimenyetso cyangwa se umukunzi wawe ukamubonaho kino kimenyetso cya gutya cyangwa mukawukibona mu rukundo rwanyu, ujye umenya neza yuko runo rukundo Imana yamaze kuruhereza umugisha kera yuko uwo muntu azakubera umutware cyangwa se akakubera umudamu. Ujye umenya neza yuko uyu muntu Imana amaze kumwemera yuko ari we uzakubera se w'abana, ari we uzakubera nyina w'abana bawe. Ushobora gutekereza ukavuga uti ariko si ibintu biba ku muntu wese. Hoya nta kuntu biba ku muntu wese nshuti yanjye. Iki kimenyetso Imana ikunze kucyerekana mu rukundo rwanyu, muri relationship yanyu, ikakwereka wowe mukobwa, ikakwereka wowe musore, uyu muntu muri kumwe koko nembe muzabana, nembe ari uzakubera umutware. Iyo mubonye muri iki kimenyetso cyangwa se muganira kuri bino bintu, mujye mumenya neza yuko uyu rukundo rwanyu Imana amaze kuruhereza umugisha, kandi uru rukundo rwanyu Imana yamaze kuruhereza umugisha kugira ngo muzabashe kubana, mwegurirane buri kimwe cyose. Icyo yari ikimenyetso rero cya karindwi. Katujya ku kimenyetso cya munani. Ikimenyetso cya munani kiravuga ngo gusenga no kumva ijwi ry'Imana. Gusenga no kumva ijwi ry'Imana. Ahangaha ni hahandi ubasha kumva ijwi ry'Imana mu masengesho yawe cyangwa mu mutima wawe, ukumva ko umukunzi wawe ari wo kugendana nawe mu buzima. Kandi umva nyine yuko Imana itangiye kugusura, ikwerekera cyangwa se ikubwira ati uyu mukunzi wawe nubwo bimeze gutyo, ukumva noneho ijwi ry'Imana nyiraryo noneho ukumva ririyizanye ubwaryo. Uri nko gusenga, ni urugero, uri umuhanuzi cyangwa se ni urugero, usanga wumva ijwi ry'Imana mu buryo busanzwe, ariko ukumva ijwi ry'Imana rikuza noneho rishimangira rikubwira ngo uyu muntu ni we nakuremeye, rikaza rikwereka ibimenyetso bitandukanye kuri we, haba mu nzozi, haba mu mayerekwa, haba mu bahanuzi bagenda baguhanurira, ukagenda ubona ibimenyetso bigaragaza yuko uyu muntu ari we Imana yakugeneye. Ujye umenya neza yuko iki ngiki ni ikimenyetso simusiga kigenda kikwereka yuko uyu muntu Imana yamukugeneye kugira ngo azakubere umutware, azakubere umudamu, bitewe n'ibyo ugenda umubonaho. Nimba uri kumurota inzozi zigiye zitandukanye, basha kumenya neza cyangwa usobanuza Imana cyangwa abandi bantu bakwegereye bakuze mu by'umwuka, basha gusobanurira ibyo Imana ishaka kukwereka kuri uwo muntu. Musengere, kuko nubasha kumva iryo jwi, ujye umenya neza yuko Imana uyu muntu yamuguhitiyemo kugira ngo azakubere umutware cyangwa akubere umudamu. Imana ishobora rero gukoresha ibimenyetso bitandukanye, nko kugutegura mu mutima wawe ukumva ufite amahoro menshi cyane, wumva adasanzwe mu gihe murimo muganira cyangwa se mu gihe murimo mwumvikana ku bijyanye n'urukundo rwanyu, ukumva ufite amahoro mu mutima wawe adasanzwe, ukumva uratuje, ukumva uratekanye, ukumva nta kintu na gitoya cyamukurutira. Ikindi kimenyetso kindi Imana ikunze gukoresha
mu buryo muba murimo mugana ariko kumva murahuza mu buryo bwihariye. Nimvuga guhuza mu buryo bwihariye, iki kintu cyumve neza cyane, ukumva neza nyine ni nk'aho ari wowe wari utegereje, ni nk'aho ari wowe wari usanzwe utegereje mu buzima bwawe, ukumva ibitekerezo byiwe, mind ziwe na mind zawe zirihariye nyine zirahuye gutya neza cyane, imishinga murimo mupanga n'imwe, icyerekezo afite ni kimwe n'icyawe. Uyu muntu ujye umenya neza yuko Imana yamuguhitiyemo kugira ngo akubere umutware cyangwa se akubere umudamu. Ibyo bimenyetso Imana ikunze kubyerekana mu rukundo rw'abasore n'abakobwa cyangwa se bw'abantu bakundana, kugira ngo babashe gusobanukirwa batazagwa muri ruzi barwita ikiziba. Bityo rero numubona icyo kimenyetso cyangwa se mukaba murimo mugendana mu bwo buryo, ujye umenya neza yuko uyu muntu Imana yamuguhitiyemo kugira ngo azakubere umutware cyangwa se akubere umudamu. Icyo yari ikimenyetso cya 8. Katujye ku kimenyetso cya 9, nacyo cyumve neza nshuti yanjye ukitondere. Icyo cya 9 cyo kiragira kiti kuba wumva icyizere muri wowe. Iyo ukundanye n'uyu muntu mu rukundo rwanyu, uba wumva nta gushidikanya cyangwa ubwoba bujyanye n'umubano wanyu muri kumwe ako kanya. Wumva umubano wanyu ari uw'ibyiringiro n'amahoro gusa. Iyo rero uri kumwe n'umuntu muri urwo rukundo, sheri wawe cyangwa se fiancé wawe, ukumva urukundo rwanyu nta gushidikanya kurimo, nta kumva nyine umufitiye ubwoba cyangwa se kumva umufitiye igishyika, ukumva uruhande rumwe usa nkaho umwemera, urundi ruhande ukumva urundi ruhande ntuwemeranwa nawe. Ujye umenya neza rero yuko mu gihe wumva uruhande rumwe utamwemera, urundi ruhande ukumva wemeranwa nawe, umenya yuko urukundo nta mano urimo. Ariko mu gihe wumva yuko umwemera wese, ukumva nta gushidikanya ufite, ukumva neza ni nk'aho ari we nyine Imana yakugeneye yuko ari we muzabana. Menya neza rero yuko uwo muntu Imana ibafiteho umugambi ukomeye, kandi Imana yamukugeneye, yamuzanye mu buzima bwawe kugira ngo azagufashe urugendo rw'ubuzima. Ntugashidikanye rero, komeza gusenga ndetse no kubaha Imana cyane, ndetse no kuyisobanuza inzira zose, uyibwira ikuyobore muri urwo rukundo rwanyu, kuko umugore mwiza nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana atangwa n'Uwiteka, n'umugabo mwiza agatangwa n'Uwiteka. Rero nshuti yanjye, amahitamo ni ikintu gikomeye kibasha gutuma umuntu abaho ubuzima bwe bwose. Iyo uhisemo nabi, ubaho ubuzima bwawe bwose wicuza, ariko wahitamo neza ukabasha kubaho ubuzima bwawe bwose ufite ibyishimo. Genzura neza rero urebe yuko uwo muntu muri kumwe ari we Imana yakugeneye, ari we Imana yemeye yuko azakubera umutware, azakubera umudamu, kugira ngo utazicuza mu buzima bwawe. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cya 9. Tujye ku kimenyetso cya 10. Ikimenyetso cya 10 cyo kiragira kiti akunze kugufasha mu ntege nke zawe. Uyu muntu muzabana uzamubwirwa nuko aho ubona ufite intege nkeya cyangwa se udafite imbaraga, uyu muntu agaragaza ubushobozi bwe bwihariye mu rukundo rwanyu. Nta kugaya ahantu wakoze amakosa, ahubwo agufasha gukura no kwiyubaka bonde busasa. Muri makeya, muri cya gihe wagize intege nkeya, muri cya gihe usa nkaho wananijwe n'urukundo, uyu we hagaragaza mu imbaraga. Rero numubonaho kino kimenyetso, ubona akunze kugaragaza imbaraga mu rukundo rwanyu, ukabona ntacogozwa n'ibyo mugenda muhura nabyo, ukabona agenda igihe cyose asa nkaho ari we upushingamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo urukundo rwanyu rudasenyuka. Uyu muntu abahanga bavuga neza yuko Imana iba yamuguhitiyemo kugira ngo muzabane, akubere umutware nawe umubere umudamu. Rero nshuti yanjye, numubonaho kino kimenyetso uzamenye neza yuko uyu muntu ari wawe, nta hantu rwose azagenda, kandi Imana ibafiteho umugambi ukomeye mu buzima bwanyu. Genzura neza rero nshuti yanjye, urebe iki kimenyetso, nimba ukimubonaho, nubusanga ukimubonaho, menye neza yuko uyu muntu ari wawe, Imana yamukugeneye iteka n'iteka. Icyo ngicyo ni ikimenyetso cya 10. Tujye ku kimenyetso cya 11, ari nacyo cya nyuma. Ikimenyetso cya 11 cyo kiragira kiti ni ukudashishikarira gushakira ibyishimo ahandi agusize.
abahanga bavuga neza yuko umukunzi wawe ikizakubwira yuko Imana yamuguhitiyemo kandi ari uwawe iteka n'iteka, ngo nta kuntu azashishikarira gushakira ahandi ibyishimo. Muri makeya ngo azanyurwa nawe, azanyurwa n'ibyo umuha, azanyurwa n'uko akubona, azanyurwa n'uko mubanye mu rukundo rwanyu. Uzabona muri makeya mu rukundo rwanyu ari wa muntu wagezeyo rwose yasashe agasambi yicayemo rwose adafite na gahunda yo kurusohokamo ngo ajye no gushakira ibindi byishimo ahandi. Abahanga bavuga neza rero yuko uyu muntu iyo umubonyeho kino kimenyetso kimeze gutya, ujye umenya neza yuko Imana yamuguhitiyemo kugira ngo akubere umutware, ndetse nawe umubere umudamu, cyangwa se umubere umudamu nawe akubere umutware. Rero nshuti yanjye ukwiriye kucyitondera ndetse ukakireba neza yuko uyu muntu mwese ukibaza cyone kibazo kuvuga ati se mu by'ukuri nta kuntu ajya ashakisha ibyishimo ahandi, muri make nta kuntu ajya nca inyuma. Nubona rero iki kimenyetso atakigira cyangwa se ukabona asa nkaho yashize agasambi cyangwa yashashe agasambi mu rukundo rwanyu kugira ngo atazajya ahandi hantu ajya, uyu muntu abahanga bavuga neza yuko Imana iba yamuguhitiyemo kugira ngo akubere umutware cyangwa se akubere umudamu. Nibyo bimenyetso 11 n'abateguriye ubona mu rukundo rwanyu, ukamenya neza yuko Imana yabageneye kuzabana kandi rwose urukundo rwanyu Imana irurimo. Rero nshuti yanjye, niba umubonaho bino bimenyetso ntuzongere kumushidikanyaho, ntuzongere kumwibeshyaho. Uyu muntu ni uwawe, humura sitse umutima mu nda kandi wumvuguwe neza. Uyu muntu ni uwawe, Imana yaramukugeneye kugira ngo muzabane. Nizere yuko mwasobanukiye kandi mwanyuzwe. Ndabashimiye cyane. Ngaho ibuka gukanda subscribe kuri channel yitwa Hindura TV, ko tugenda tuganira na bino biganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'inyigisho za Gikristo ndetse n'ibiganiro by'inyigisho z'urukundo n'ubuzima ndetse n'izindi nama no gusobanura inzozi, byose binyura kuri channel yitwa Hindura TV. Rero nshuti yanjye, reba aho munsi ukande like munsi y'iyo foto yanjye, ukanda like kugakumwe karimo, ugakande urabo duhaye like, ndetse wandike muri comment utwandikiyemo ijambo ngo nayikunze, ndetse n'ikindi kintu cyose kwagufasha. Ntiwibagirwe gukanda subscribe. Ndabashimiye cyane. Njye muri kumwe nitwa Eric Niyokwizerwa. Mukomeze mugire ibihe byiza.